nabibabwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Ubu butumwa Yesu yabutanze amaze kuzuka, aho yagaragaje neza yuko yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Noneho abigishwa be bakaba bahawe inshingano yo kujya kubwiriza ubutumwa bumwamamaza mu isi, kandi ababwira neza yuko bahaye ubwishingizi bw'uko ari kumwe nabo iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Rero muri make ukuri kw'iki gihe kutwereka neza ubwo butumwa bwiza bw'ubwami bwa Yesu, umugambi wabwo, nk'uko Yesu ari umwami kandi koko akwiriye kumera atyo, kuko yakoze igikorwa gikomeye abamarayika batashoboye gukora, n'undi wese atashoboye gukora, cyo gucungurira Imana abo mu miryango yose n'amahanga yose n'amoko yose n'indimi zose abazamwizera. Muri ubwo buryo Imana yamuhaye ingororano yo kuba umwami, yamuhaye ubutware mu ijuru no mu isi. Muri ubwo buryo ubaye umutware mu ijuru no mu isi yari akwiriye nanone kugira amategeko agomba kubahirizwa, kuko ubutware cyangwa se ubwami bwose bugomba kugira amategeko. Birakwiriye rero ngo abantu basobanukirwe n'amategeko agenga ubwami bwa Yesu. Ku basoma iki cyagiye kiba ingingo ikunze kugirwa impaka cyane muri Matayo 5:17. Yesu ku bigendanye n'amategeko hari icyo yabivuzeho, aho yavuze ijambo rikomeye ati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kuyakuraho, ahubwo naje kuyasohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizarangirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho byose bizarangirira. Ndetse iri jambo yanarivuze no muri Luka, aravuga ngo icyoroshe ni uko ijuru n'isi byavaho kuruta ko amategeko avaho agace gatoya, akanyuguti gato kamwe cyangwa agace kayo gatoya. Aha hagaragaza neza ko amategeko afite agaciro kuruta ijuru n'isi. Ariko nk'uko yari yarahanuye yuko mbere yuko azagaruka hazaza abahanuzi b'ibinyoma, muri iki gihe hagwiriye ubutumwa buvuga neza yuko Yesu yabambye amategeko, yayabambye ku musaraba, yayakuyeho akayabamba ku musaraba, tutagitwarwa n'amategeko. Ariko muri make Yesu we yagaragaje neza ko amategeko azakomeza kugira agaciro kugeza ku mperuka. Ibyo Yesu yarabihamije, ndetse muri Luka iryo jambo ryo reka turisome, ni Luka 17, Luka 17:16. Yavuze ijambo rikomeye, aravuze ngo 16 Luka 17, yaravuze ngo icyoroshe ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho. Icyoroshe ni uko ijuru n'isi byashira kuruta ko agace k'inyuguti imwe mu mategeko kavaho. Niba icyoroshe ari uko ijuru n'isi byavaho kuruta ko agace k'inyuguti imwe yo mu mategeko kavaho, ibi ngibi Yesu yarabivuze, yaba yarahindukiye ate yarangiza amategeko akayabamba ku musaraba? Ese koko hari amategeko Yesu yabambye ku musaraba? Ibyo ni ukuri. Igitabo cy'Abakolosayi hari ijambo rikomeye ryavuzwe, haranditse ngo mu Bakolosayi Yesu yavuze ijambo rigendanye n'amategeko, igice cya 2, haranditse ngo, igice ni icya 2, umurongo waho ni umurongo wa 13. Haranditse ngo, kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose, igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru ku bw'umusaraba.
ahangaha hagaragaje neza yuko Yesu yahanaguye urwandiko rw'imihango rwaturegaga akarukuzaho kurubamba ku musaraba, ndetse aya magambo tunayabona no mu gitabo cy'Abefeso igice ni icya 2 kugira ngo tuyatandukanye n'amategeko 10 yanditswe n'urutoki rw'Imana, ariyo Yesu yivugiye ko ijuru n'isi aho kugira ngo ayo mategeko aveho agace akanyuguti kamwe cyangwa agace kayo gatoya, ngo ijuru n'isi Imana yakemera bikavaho, aho kugira ngo amategeko aveho inyuguti imwe yonyine cyangwa agace kayo gatoya. Rero mu gitabo cy'Abefeso ho Yesu yagaragaje neza yuko hongeye kuvugwa neza amategeko Yesu yakuyeho akayakuraho kuko yari abereye abantu umutwaro. Ni Abefeso igice ni icya 2 umurongo wa 15 haranditse ngo amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we. Ubwo ni amategeko y'iby'imihango. Amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we kugira ngo bababiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagira umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Mu mategeko y'imihango yari amategeko yatandukanyaga abanyamahanga n'Abisirayeli, ku buryo hari naho mu rusengero hagombaga kugerwa n'Abayuda gusa cyangwa se n'Abisirayeli ku mubiri, hatagerwa n'umunyamahanga. Umunyamahanga wahangaraga kuhagera akaba yaterwa amabuye. Ubwo kubw'ibyo ibyo byanateganywaga n'amategeko y'iby'imihango. Yesu aje kuko ayo mategeko yari abereye abantu umutwaro, aho wicaga isabato ugaterwa amabuye, aho wakuragamo umuntu ijisho nawe iryawe bakarikuramo. Mu by'ukuri aya mategeko yari amategeko abereye abantu umutwaro. Ushobora no gukura umuntu mu ijisho utabishakaga, waba uri kwasa nk'urukwi, ibango rigataruka rikamumena ijisho. Icyo gihe amategeko y'imihango yavugaga yuko nawe barimena, nyamara kandi mu rwumva uyu muntu yamenye mugenzi w'ijisho atabishakaga. Bityo ayo mategeko yari abereye abantu umutwaro. Yesu aje ayo mategeko niyo yakuyeho ayabamba ku musaraba. Ndetse yari yaranabivuze mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2. Mu Gutegeka kwa 2 yagaragaje, Mose yari yaragaragaje ko ari amategeko abereye Abisirayeli umutwaro cyangwa se ababereye ikigeragezo. Yabivuze mu Gutegeka kwa 2 32 haranditse ngo 31 umurongo wa 24. Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, mu gihe ya mategeko y'Imana atazigera avaho, yo yanditswe n'urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye 2, yandikwa n'urutoki rw'Imana ubwayo. Ariko yayo yanditswe na Mose ayandika mu gitabo. Mose amaze kwandika amagambo y'ayo mategeko mu gitabo, ayarangije ategeka Abalewi baremerwa isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ati, nimwende iki gitabo cy'amategeko mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, mugishyire iruhande rw'isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Imana yanyu, kibereyeho kuba umuhamya ubashinja, kuko nzi ubugome bwanyu nuko mutagonda amajosi. Muri make aya mategeko yanditswe n'urutoki rwa Mose mu gitabo. Aya ni amategeko y'imihango, mu gihe amategeko y'Imana atazigera avaho yanditswe n'urutoki rw'Imana ku bisate by'amabuye. Imana ubwayo irayiyandikira, ibyo bisate biha Mose. Aya mategeko yanditswe na Mose niyo yari abereyeho gushinja Abisirayeli kuko bari ubwoko bw'abanyabyaha butagonda ijosi. Imana yabihanganiraga gusa kubwa basekuru babo bari barayikiranukiye. Rero muri make aya mategeko abereyeho kuba umuhamya ushinja Abisirayeli niyo Yesu yaje ayakuraho ayabamba ku musaraba. Dusigara amategeko y'imihango kubera yuko yashushanyaga Yesu mu buryo bw'ibishushanyo. Rero Yesu amaze kuboneka atari mu buryo bw'ibishushanyo by'ibitambo, ntabwo ya mategeko agendanye n'ibishushanyo yari agifite agaciro, kuko uwo yashushanyaga yabonetse, bityo yari atakaje agaciro kayo. Ayo niyo mategeko y'imihango Yesu yakujeho kuyabamba ku musaraba. Bene data, amategeko agenga ubwami bw'Imana aracyariho n'uyu munsi. Umuntu wese ushaka kwemerwa n'Imana nuko yitondera amategeko yayo. Tunabisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe 12 ahanditswe ngo ikiyoka kirakarira abo mu rubyaro rwa wa mugore basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite kwizera nko kwa Yesu. Rero abemerwa n'Imana nabitondera amategeko yayo.
no mu isi hari za leta, buri leta iyo ari yo yose iba ifite amategeko, ariko iyo umuntu ahagurutse agasopanya nayo akarwanya ya mategeko, mu by'ukuri leta irahaguruka ikamurwanya. Imana yo rero irakomeye kuruta za leta zo mu isi, ntabwo yaba yemera yuko za leta zo mu isi zibaho kandi zikagira amategeko ngo yo ibura amategeko agenga ubwami bwayo. Ni mw'ubwo buryo ubu butumwa bwiza bwa Yesu bw'ubwami buza bwongera kwerereza amategeko, aba bwakiriye berereza amategeko y'Imana bakayashyira mu bikorwa, akaba igipimo kibapima kigaragaza yuko mu by'ukuri bahagaze mu mwanya Imana yishimira. Nk'uko iyo twubahirije amategeko ya za leta z'ibihugu byacu atanyuranyije n'ay'Imana, icyo gihe mu by'ukuri natwe kiba ari igipimo kigaragaza umuturage mwiza w'igihugu. Ubwo rero n'amategeko y'Imana ni ngombwa ngo yererezwe, ashirwe mu bikorwa, tuyubahe. Icyo gihe nicyo kizaba ikimenyetso kigaragaza neza yuko koko turi abantu b'Imana. Muri ubu butumwa bwo muri iki gihe giheruka, birakwiriye ngo abantu basobanukirwe neza yuko umugambi wabwo ari ukugira ngo abamerewe nabi bamererwe neza, bishime. Ibyo byanditswe muri Yesaya 61. Yesaya 61, hari amagambo akurikira tuhasoma. Umugambi w'ubu butumwa ni uguhoza abarira. Haranditse ngo, Yesaya 61, umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwa neza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramwo inzigo, no guhoza abarira bose. Kuri iyi ngingo ivuze ngo no guhoza abarira bose, iyi tuyitindaho. Umugambi w'ubutumwa bwiza buheruka bwo muri iki gihe ni ukugira ngo abarira nabo banezererwe, abarira nabo bongere babone ihumure, abarira bazamura amajwi yabo bashima Imana. Mu gitabo cya Zaburi ya 60, Zaburi ya 68 umurongo wa 6 haranditse ngo, Imana iri mu buturo bwayo bwera, ni se w'imfubyi, ni umucamanza urengera abapfakazi, ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ibohora imbohe, ikaziha kugubwa neza. Uyu murongo ugaragaza neza yuko Imana iri mu itorero ryayo, niho mu nzu y'Imana, aho iba se w'imfubyi, aho iba umucamanza urengera abapfakazi, ikabohora n'imbohe, ikaziha kugubwa neza. Mu gitabo cya Malaki ho hagaragaza neza yuko Imana iri kuvuga ngo, nimunzanire imigabane ya 10% n'amaturo kugira ngo inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Umugambi si ukugira ngo Imana irye, ntabwo ibuze ibyirya, si ukugira ngo Imana itungwe n'amaturo yacu, ahubwo kuko mu buturo bwayo ari se w'imfubyi, ikaba umucamanza urengera abapfakazi, ikabesha mu mazu abatagira shinge na rugero, ikabohora n'imbohe, ikaziha kugubwa neza, n'ukugira ngo izo mbabare zayo zageze mu nzu yayo zibone ibya byo kurya, zibone ibya byo kwambara, uwishwe n'imbeho abone ikimumara imbeho, uburagijwe abone ihumure rivuye kwa se, maze anezezwe n'uwo mutungo uri mu nzu y'Imana. Ariko muri iki gihe abahanuzi benshi b'ibinyoma byahanuwe muri Petero igice cya 2, muri Petero igice ni cya 2, Petero igice cya 2 byahanuwe yuko ni urwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 2 umurongo wa 1. Ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisirayeli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukishe inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano, ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano. Nk'uko Yesu yagaragaje ibimenyetso bizabanziriza kuza kwe, akavuga inshuro nyinshi yuko hazaza abahanuzi b'ibinyoma, ikimenyetso cyabo nuko bazazana inyigisho za rwihereranwa zizanira abantu kurimbuka, kandi
usibye n'ibyo irari ryabo rizabatera gushaka indamu kubo bayoboye. Muri iki gihe ukuri kuriho ariko kunyuranye n'ukuri nyirizina ni uko benshi batwaye ibisa n'ukuri, batwaye ubutumwa busa naho buri kubwira abantu ngo bazajya mu ijuru, ariko umugambi ari ukubashakaho indonke. Mu gihe Bibiliya yavuze ngo Imana yabona inda birata ibiteye isoni byabo. Muri make abana b'Imana bo ntabwo bagomba gushaka indamu kubo bayoboye, ndetse Yesu yanabivuze muri Yohana igice cya 10, aravuga ngo umwungeri mwiza apfira intama ze, ariko uragirira ibihembo n'intama atarize, iyo abonye isega rije ati intama, maze isega rikaza mu ntama rikazitatanya, kuko ari uw'ibihembo ngo arahunga ntiyite ku ntama. Muri make ubutumwa bwiza bukwiranye n'iki gihe turimo ni ubutumwa bwerekeza abantu kukumvira amategeko y'Imana maze gusuzugurwa, ni ubutumwa bwerekeza abantu mu gushyira mu bikorwa ihame ryo kubwiriza ubutumwa bwiza tudashaka indamu ku mukumbi, ahubwo umugambi ari ukugira ngo abababaye, abashonje, ababuragijwe, ababuze ibyo kwambara babone ibyo kwambara, maze bahimbaza Imana Data wa twese. Rero muri make bantu b'Imana tuzakomeza kubana muri uyu mwanya, reka duse naho dusubikira ahangaha. Umugambi w'ubutumwa bwiza bwo muri iki gihe giheruka ni ukugira ngo amategeko y'Imana yongere yererezwe, Imana ihabwe icyubahiro. Icya kabiri ni ukugira ngo abababaye, abamerewe nabi banezezwe no kugira neza kw'Imana yabo binyuriye mu guhabwa ibyo bakennye, kandi hame ni yuko ibyo bihabwa aboroheje hanyuma y'abandi badafite uko bagira. Ngiryi hame nk'uko tubisoma muri Matayo 25, aho Yesu abari iburyo bwe ngo baramubwiye ngo twakubonye ryari ushonje, wambaye ubusa, ufite inyota, uri mu nzu y'imbohe, uri muri gereza, uri mu bitaro, turagusura. Ati ibya bindi mwakoreye umwe muri bene data aba boroheje hanyuma y'abandi, ndababwira ukuri yuko ari nge mwabikoreye. Ngiryi hame rigenderwaho, uworoheje hanyuma y'abandi niwe ukwiriye gufashwa na bya bindi biri mu nzu y'Imana Data wa twese. Imana idufashe dusobanukirwe n'ukuri kw'iki gihe mu izina rya Yesu. Amena. Arakoze cyane umukozi w'Imana, araduhuguye cyane kandi aduhaye ubutumwa bwiza. Ni ikiganiro muzajya mukunda kumva hano ku isoko, haba kuri uyu munsi ndetse no kuwa gatanu. Nkaba ntekereza yuko rero mwafashijwe na byinshi, kandi twongere tubibutse insanganyamatsiko yacyo cyitwa sobanukirwa n'ukuri kw'iki gihe. Mu cyigisho rero twize twumvise neza ko mu by'ukuri hari ukuri kw'iki gihe, ariko uko kuri kw'iki gihe kukaba guhanganye n'ibinyoma byinshi. Tukaba dusabwa kwitegereza neza, tugashishoza, tukaba dusabwa guhagarara mu nzira ariyo jambo ry'Imana, hanyuma kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'uko kuri kw'iki gihe. Kuri kw'iki gihe rero ni ubutumwa bwiza buheruka bugambiriye guhesha Imana icyubahiro, bugatuma wowe ubwawe wigirira akamaro, bugatuma kandi ubera n'abo mukorana, abo mubana, abo muturanye, abo mwavukanye, ukababera umugisha. Ubwo rero nibwo butumwa bwiza nk'uko tubisoma muri Matayo 4 igice cya 4 umurongo wa 23. Tubwirwa uburyo Yesu yagenderaga abantu bose akabigisha ubutumwa bwiza kandi akabakiza indwara. Rero reka tubifurize gukomeza kugubwa neza kandi mukomeze imirimo yanyu neza, ariko tuzirikana iri jambo twize, tunazirikana iyi nsanganyamatsiko yatubwiraga gusobanukirwa ukuri kw'iki gihe. Kandi reka dushimire n'abatwakiriye muri studio, reka tubashimire cyane. Kandi mbere yuko dusoza reka tubanze dusenge maze twishire mu biganza by'Imana. Murakoze. Data wera uri mu ijuru, turagushimiye cyane, tugushimiye uburinzi bwawe bwakomeje kubana natwe, tugushimiye ko twapanze gahunda nk'abantu ukaba ubiringanije nk'Imana. Tugushimiye ko kandi ko washize iyi studio ni radio hano mu isoko,
kugira ngo ubutumwa bwiza bwawe butambuke, izina ryawe rihabwe icyubahiro.